Welcome on TV7 Rwanda, please click subscribe. Ndetse n'igikombe cya Afrika babuze kubura qualification cya Afrika keretse hari aho wenda tubona byari byanditse bamuhihibikaniye nibyo wasanga yazanye icyo kintu ngo ntari we nari Kigali nari Kigali uzamubaza ejo zamushakira ko asubiye yose none wamamagaye igihugu cyagwamagaye kigura ubutumwa mwino baraguciye se wasigaye kereka yagatsindisha nyine ngo wakongera bakamugurika abantu se banga gukina babahamagara bakanga we rero niyabyanze nyine ubwo babonaga mu minsi yashize yari umuswa nyine umuswa ze yabaye maire champion umunyezamu mwiza ngaho rero tubwire Pavel Nzira mu izamu Arongeye kutubwira abashoboka bari abane bo ntibavamo numva Pavel Nzira kajeje umva defense yuni yayindi n'ubusanzwe ntabwo tuyijyamo cyane amenshi bamaze kwimenyera Byiringiro Gilbert akaza Claude capitaine akaza Clement ndetse na Yunus hagati mu kibuga rero ruboneka ni bavugaga ko gwagaragaragamo ariko ntago ruboneka ubundi bahigukina gutyo nuvuga ngo Dauda ni wari kubona umukaseri Lampt imbere ye ruboneka akaba ari umukinnyi ushobora kwiyengeka ku ruhande rw'iburyo ariko ari gukora pressing ya mbere kuri attack abataka urumva urundi ruhande nuvanga abataka yari kubamba woma ku rundi rw'imoso nuza kamera nkaho ari yihengeka uyu Mamadusi mu gihe uyu witwa Lamine Ba ari ukina inyuma y'umwataka neza ariko kamera nk'ukinisha batatu b'imbere na batatu bo hagati barimo Lampt ndetse na ruboneka na Dauda yego niko yabipangaga ariko ubwo ruboneka yatagiye kuburamo niho twahise tukubwira ati arazana mukaseri ubwo Dauda akine role ruboneka agomba gukina nge ntabwo ari uko nabikina ninde ni wowe aho kugira abo bawinga banje aho kubagira niba Lamine Ba narambonye ko ari umukinnyi ufite umwuka arirukanka nafata abo bawinga kugira ngo babizore baje mu mpande abawinga bakajya bagaruka ari bo ba pressing hagati mu kibuga ndaguha urugero Max Nzingeri muri Yanga nuko akira ntabwo uzamubona ari wa muwinga uri offensive minded ahubwo ari defensive minded arafasha bo hagati mu gihe ufite abakinyi bawe b'imbere wizeye ibitego nje nkakinisha holding midfield umwe Dauda nkamushyiramo wenyine na Lampt akaba hari hanyuma ubwo abo bawinga banje babiri niba ari muzungu na Lampt ndi bukoreshe cyangwa se n'umunyamahanga niba Rodibo akaba ari bo baza gufasha cyane hagati nkagira Ron Striker nkagira umwata kumwe niba ari Mamadusi Mediane Faitoto byaba byoroshye none se bo bakina gute Sakaminko nakina wenyine na Ron holding midfield ndasigwa barimo abari imbere gato nagaje imbere ya Kamiko ejo bundi mudasigwa ni wari uri Adolphe Mutasingwa abari imbere cyane oya niwo wari uri none wafata umupira usabira muri defense ariko ujyana imbere nyine ikayisaka wa Kamiko ntabwo bari bahinduye style yabo bo bari bahinduye ko barasanga ibyo si ikibazo mutangaza nibyo nakubwiye nabo baramine bane bo baza gukura imipira inyuma nyine nijyo nakubwiraga ibyo nijyo umutoza wa Peri yavuze ati erega ikigo yose pressing bikora nk'iki mutangaza habo pressing iki yuko stade iyo stade ni stade amahoro sajya muri kakavuga kazamu muri kakavuga gafunganye kaba karaho ngaho icyo kintu nacyo kitondera stade amahoro reba ibi babedi bakina bira yashinye kuri polisi na Peri sibyo ngwino ukuri umupira inyuma umeze nk'uri gufasha uwo mukinyi w'umukaseri wanyu uzumufasha ariko bitanakura kujya imipira imbere na polisi reba ko ruwanga bizi niri amacho kwishyura polisi warabonye ko Abedi yabishyiraga kandi bitamuza kujya imbere ngwino ukuri umupira hagati cyane cyane abawinga ni nabo babikora neza nakubwiye kuri Banzingeri araza kari Daucho akaba ari gukina ari wenyine ari we holding midfield imbere ye kubera ko babizi ko bafite Baziski bafite abakinyine badapressinga cyane n'abapakome ariko Zingeri ndetse n'undi mukinyi uri guca ku ruhande umwe Lamine Ba yo pressing ushaka kuvuga naga ifite sibyo ashobora yagumba baro akihuta oya barayifita arihuta sibyo ariko baro yo kuhuta pressing ikintu nakiyishe no gushyiramo abakinyi babiri mu gihe uri gushaka ibitego kandi byinshi Lampt urumva nagiyo pressing ayifite sibyo nuza kubwira nuza na Dauda ni umeze nkaho afite work rate iri hejuru ishobora gukora mu gihe ruboneka atarimo sibyo nubango Ruwanga ashobora kuba yajobora kuba yajera umuntu witwa Faitoto sibyo ariko noneho wa wundi tuma ubabuza gukina ninde ni Dauda
nkuko ariyo Ruboneka yaragiye gusabwa urumva ubwo rero niyo mpamvu twavuga ngo ashobora gufata umuntu ushobora gucunga Feitoto usanga ari umukaseri ubimenyereye none agafata na wa wundi ufite metode yo gukina na barafita azi gukinisha Dawuda hari uko gusubira inyuma ari no kujyana umupira byose rubigerageza ariko nuvuga ngo urazana wa muwinga wifunga utabimenyereye ukagirana n'uwo Lamptey na Lamine Ba batari mu gukora iyo pressing nziza kwambura baro sibyo uraba wica iyo mediane yawe none usange nta kiri mu Dawuda wenyine Dawuda wenyine urimo kurwana wenyine urumva rero aho rero wakavuga ati uraprefera ko Ruwanga ari ubarido akaba ari we ukora icyo cyose urumva none iyo rido kubera ko afite abatekinisiye benshi Dawuda ashobora guha baro bakayigumana bakayikoresha cyinshi akaba afite nabo bataka bafite ubwenge bw'uko bari barutaye izamu imbere sibyo bashobora kuba batsinda igitego akaba ariko agomba gukina gutyo twari turi hagati mu kibuga nyine benshi mu kibuga n'abavuze ahubwo twakubwiraga na Dawuda niho wari ukiri gutubwira ati njye nta kintu agenda prefera ku ikipe izaba yataka ahubwo ibyo uretse gato ibyo nabikora mu gihe namaze kubona igitego cyanjye mvuga ngo nzanye Ruwanga hagati ukabanye cyangwa se ubuza atake zazamu ariko namekinze shwa ku igitego nakibonye mu gihe ari gukina ibyo ngibyo banza wibuze umupira uragera imbere ubivuge urumva utibaza ko afitemo abataka babiri urumva baza kuba bahagaze nabo imbere uremera ko ariko se Faustin niba tubaze abakinnyi barindwi kugeza ubu nibo tumaze kubara urambwira ko abandi bane wahaye role yo kujya gushaka igitego baramutse bakibuza ubwo ubundi wabuza kugikoye waza kugikura ukeneye byibuza abakinnyi batanu kandi bagufasha gusha ukeneye jewe ndi n'uyu mutoza bita gutungura bane barahagije mu gushaka igitego kandi nirinda ko bakina nayiramverisa nkakina 4-4D akinisha abataka babiri nyine abataka kandi babiri barimo uti rero nabigenza gute nakinisha defense irasanzwe hagati mu kibuga Dawuda Kabari ari kumwe na Lamptey badatandukana hanyuma nkafata Lamine Ba nkamushyira ku ruhande rumwe kimwe na Muzungu begeramo imbere nkashyira Mbawoma na Mamadusi nyine ibyo ngibyo yavugaga we yarafite Ruboneka we muri Shuwaze sibyo yari yize ishobora kuba yaca Ruboneka umwe wari muri system asanzwe akina nyine we yaruboneka usizeje muri yakoze yamukinishije nabi ntabwo yamukinije kuri yo kujya gukora pressing bwa mbere Ruboneka ni wari umeze nkaho rero ninyine yo formation yawe sibyo fite baba wide forwards babakinyi banje babiri imbere bahari nyine fite Mbawoma nkagira na Mamadusi ndaba nongeho za baba winga banje babiri Muzungu wenda na Lamine Ba kongeraho na Lamptey ufite ubushobozi bwo gutwara umupira imbere fite abakinyi batanu bari gushakira igitego wowe ruma bivanamo ushaka igitego ariko umenya ko ugomba no kukirinda none se nuzararwana wenyine Dawuda ararwana wenyine defense nuba defense iba yugarijwe nabi mutangaza defense nziza habaho pressing individual y'umuntu ku giti cye muri abo bandi uretse Dawuda urabona nde wakora pressing ni Muzungu habaho pressing iki none se ni Muzungu habaho pressing iki putangirira uretse gato abo bandi igihe ikipe yugarijwe ninde ni Mbawoma ninde uza gukora pressing Mamadusi uramuha akazi kanini ka pressing uretse gato umva aragaruka inyuma Mamadusi hanyuma ahubwo Mbawoma nyine aba ari urekereje kuri iyo mipira ari gukina nka striker wawe nimero 9 Mamadusi afite imbaraga zo kwata kumutoza uzi fizike zabo bana nabo umunsi Mamadusi na pressing afite imbaraga ariko nine ntago umwanya we hari pressing yagera gushaka cya gitego nanone yarushe niyo mpamvu nawe uri kubivuga ukabyica arashaka kwica ikiraro gihuza defense na attack kandi hagati mfitemo abakinnyi bane bahe iki kandi bose umva Lamine Ba pressing ora mu Lamine Ba naga pressing ajagwa bara reka mubwire nakubwiye ngo muri football y'imoderne aba winga buyu munsi ubasaba gu pressinga abo bose uri kubavuga muri cadre yo gushaka igitego ukibagirwa ko nacyo ugomba gucirira gushaka igitego ariko ugomba no kumenya no kwirira ko bakigutsinda bakikubanje bo bareta bisubira muri zone zabo ukina utangira guhuzagurika kuko ukeneye n'ibitego no byinshi byiyongereye ahubwo babanza kurwana uko dakinjizwa ari kugitegura urumva
uyagitegura rero wabanje kurinda rido yawe ya kipe none ukajya muri kipe mfite niba Mamadusi namugaruye asa mu gihe nanima iyo 442 Diamond nkamushyira hagati mu kibuga nimuzana hagati ameze muri kwicumi Mamadusi wavuze ko ushaka abataka babiri rero nujya kubagonganisha muri mediane urumva nujya mubwira ngazi imbere unajya inyuma ye wowe uri gufata nkaho ninde ngenda shaka umuntu uza gufasha Dauda mu gihe ikipe yugarijwe Ramine bose uri kuvuga bakanda ari ku ruhande mutangaza arabafasha kurode uko akina ntakina cyane hagati mu kibuga ntaza gutya oya nyine ariko ntabwo ari baba winga bajya guheza uriya nimero 2 wanuza uzika akomeye nimero 2 wa Zamu yose irakomeye ari uworoshye sawo nyine none se arabazamuka ariko na Jibril Sira sibyo ngaho sha bari kuri kurode wonyine wondi ngo yagiye gufasha Sira na rimwe urumva ubundi ari kumwe na TS Frank urumva ubwo ni kajeje iyo prefera APR yanjye niyo ntahindura na APR mvuga ngo defense ni yindi sanzwe hagati mu kibuga kiremo Dauda Ramine Bari nawe twari tukiri gufatanya gushaka bane kuko barindwi bo nge ndemera ko twababonye urumva ya nabane nabavuze je muri systeme z'umutoza sibyo mu gihe nakubwiraga urumva mu gihe urumva umupira APR Football Club izajya vuga ngo mu gihe dufite umupira turiyetasha gutya sibyo mu gihe tutakaje wowe Dauda sibyo garuka ujye gufasha Tadeyo niba bavuye umupira nuko hana mu kibuga cyabo sibyo wowe Lamine Ba garuka hagati uvuremo rwe na Ramti na Tadeyo urumva ngiye kujya kubakorera pressing sibyo mu gihe none baba ataka babo burunga ari zitayidatasha abuze nimero 2 wabo na 3 kuba bazamuka sibyo mu gihe bawufite rero baba ataka basubire kuri attaque bari babiri urumva Mamadusi na Mbawoma njye numva njya gushyigikira ariko nuvuga ngo hagati washyize Ruwanga na Dauda na Dauda na Ramti ngende kumushyigikira oya buretse ariko hari umuwinga mwe uvamo oya kandi nakwiye ngo umuwinga bataka barakina ari babiri sibyo nuvuga ngo hari uruhande rumwe wishe ariko nyine nakwiye baba winga umwe ubataka babiri sibyo barabahagaze gutya urumva sawa n'abakinnyi batatu bari bibiri bane ba mbere babonetse n'umuzamura bafite ubwo z'abakinnyi batanu ushyizeho batatu bo hagati aribo Ruwanga Ramte na Dauda usigaranye abakinnyi batatu ni Ba na Mamadusi na Mbawoma ndakubaza rero ninde uri buze bya bindi by'impande bavugaga muri zo kuruwari mu gihe wenda tuvuge niba ari Kajeje wakoze overlap ninde uri bugaruke kumufasha ubwo n'ubundi nuza wavugaga Dauda ugasubwo yakina ikibuga uravuga ngo arakina asa n'uri offensive ndajya mpira ugasubwo yagaruka kuri kabiri havuye ryari none se fase abandi Daniel bavuze ngo we are talking about Stade Amahoro turavuga ikibuga kinini bari mu ntambwe 20 uvuye ku muzamu wa Zamu Kajeje nuvuze kazamutse nimero 2 umuntu witwa uyu mu defenseur Yunusu ahita yengeka kuri kabiri ibyo babikoze muri kane yahindi nakubwira ukoze cyane ibyo rero sawa ukoze urakoze igihe bazamutse nuza Tadeyo ngo yihuta Tadeyo itasubira muri axe iyo mbwiye ni nako bikora niba dufite abakinnyi babiri muri axe dufite ukina ku ruhande rw'ibumoso n'ukina iburyo niba ibumoso Claude yagiye kuki Clement ahita yegeranye ni nako Tadeyo itagaruka muri wa mwanya wa Clement Tadeyo itajya muri wa mwanya wa axe bari wa mukinnyi wa hagati Tadeyo ni ikintu twakubwiraga ibyo nabisaba Dauda Dauda nagasubira muri axe kuko niwe ushaka gukora pressing mu gihe ikipe yambuye baro buretse gato Dauda ni wambwiye ko afite ubushobozi bwo kudefanda nyine nako kujya muri axe urumva urabutuma ikipe umujyanye kuri kabiri Dauda nako rwona mujyanye nyine wewe urumvaje nabi wenda kwazaga we wambwiraga Claude naza nazamuka Kajeje nazamuka uwitwa Yunusu ni witugenda kuri ruhande nuzakagaruka muri defense hagati icyo genge mungenge nagize abawinga banje nta uri kugaruke kuvasha bane nimero ibyo uvuga niko nazamu yani ntabwo Mamadusi ubwo arakina asa nuca ku ruhande Mbawoma ari ku icyenda sibyo Mamadusi ntabwo agaruka gufasha Kajeje urabyemera ntabwo Mamadusi ajyayo